uwo munani yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byabo. Ni ukuri numvise nsubijwemo imbaraga ndavuga ni koko twari dupfuye ariko Imana yongera twibuka, kandi twari dupfuye tuzize ibyaha byacu n'ibicumuro. Urumva rero uwo murongo mu by'ukuri nubwo kujya wabyihorera ukigumanira ibyo byonyine birahagije. Iyo ufite Yesu ubundi ufite byose. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nawe yikore zikorera amaboko kandi nawe yizeza ko banyuze twaburaye. Noneho abana sinzi nimba bari bubyuke, abana bose ni gute se abana bawe bari bubyuke bakajya kwiga? Ubundi si baheruka kwiga? Kwiga ntabwo baheruka kwiga, none se baba babwiriwe bakaburara bakajya kwiga. Menye ko byibuze gukora aribyo biteza abana Kora cyane wumva imvune bro, kandi cyane bujyana kurusha imvune ziba mu ubukene. Ndabizi ko bujyana kurusha inzara, gusa man kuva hajemo byose ukeneye ko kwa ku mafaranga, ubundi abantu bose bagakwiye kuba babizi. Sky Eyes TV20 it's yours. Hari ibyo wumva wagufasha umuryango wawe, hari ibyo se wumva wageraho, byose murabisanga muri iyi filime. madam. Ewe, ndabona gatebe tuganira. Seko twatashe kare hose. Samu twasigiye no kuhiga. Kumurera wa mugore wanjye. Inzira z'abagabo ni nyinshi cyane. Zirenga igihumbi rwose naje. Mura n'akarore hawe barangomesha ariko urabona ko mageze. Ariko ibyo twari turimo n'ubundi twaganiraga ku ijambo twize, ijambo ry'Imana. Uyu munsi tuyize rwose riri mu Efeso igice cya kabiri. Nubwo natinze ariko ewana hari umurongo twize uyu munsi. Nubwo wamwembuwe kuri hafi guhisha ariko nyewe kumva n'amahasi. Umwari umurongo babisomeye umurongo wa mbere hano. Basomye umurongo wose rumurafashije. Uwo munani yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byabo. Ni ukuri numvise nsubijwemo imbaraga ndavuga ni koko twari dupfuye ariko Imana yongera twibuka, kandi twari dupfuye tuzize ibyaha byacu n'ibicumuro. Urumva rero uwo murongo mu by'ukuri nubwo kujya wabyibona ukigumanira ibyo byonyine birahagije. Iyo ufite Yesu ubundi ufite byose. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nawe yikore zikorera amaboko kandi nawe yizeza ko banyuze ese madam avuga bati tujye dufasha abakene kugira ngo nabo bagire ikintu bageraho, cyangwa se abantu badafite nk'ibyo byo kurya tubafashe tubahereze ibyo kurya. nanjye ijambo riramfashije. Hari umudamu wa Karori hari hirya ushonje ubabaye ufite abana bashonje rwose, tugize icyo tumurebera tukamushira Imana twamukoreraho umugisha rwose Imana yazatwibukira kuri iyo nakubwiye ngo ibanga hano harimo umurongo, uriya murongo wambatuye urambohora imigozi iracika za karande. Numva ko hari abantu bakwiye gufasha, none nawe nsanga gufasha ni byiza. rero buri Imana yakumaye kugira ngo ntabuze ati umugore agomba kuzanya n'umugabo we ibitekerezo bikaboneka, none dore biraba. Uriya mugore wa Karori n'abari abantu babo uzikare byo koko ari abantu barababaye se nawe kugenda umuntu agasura akabaha n'isengesho akabaha n'ibitungano mbese mugabo mwiza urabona uko bababaye twabashira uriya gufasha umuntu ntabwo bisaba ibintu byinshi. Urabona nanjye nafashijwe n'umurongo kubera ko babucyigishije kudusobanurira numva ibintu bimeze neza. Dushobora kugenda tukamufasha tukanamusengera tukakora mu byo dutunze, tukamushirira n'ibyo bigori cyangwa se n'ibijumba.
cyangwa se n'amateke cyane ko inaha ariyo heza. Ibyo bijumba niyo myumbati rero kubikorera nk'amateke bisa kujya mu gishanga areze pe arimo bisa kujya mu gishanga ahubwo reka tumuhereze ku ifu y'ubugari ubutandi kuri dupanga tukajya gukura tuzamara n'imyumbati tumushyire n'icyo twanga. Umugore mwiza utekereje neza nanjye nateye rwose umunsi igitekerezo uramugura ko wakawe kongera gusanga niba hari imirimo wari uri gukora hano ubundi waba yigufasha ukagenda ukamushyira mu kazi ukareba ko yatekera abana saa sita nanjye ko ndaza kujyayo dufite n'ibyo bintu byinshi cyane numva ko hano hari agafu gusa ariko ibishira ejo tuzajyana noneho twagize gute tuvuye mu bintu byo kwangiza. Ntabwo urakoze kuba hari n'icyo wifuje kumfasha reka nje nanjye nitegure njyeyo ndanabasuhuza mbabwire ko nawe uramahoro aheruka kuza gusigara ejo twaye byose siyaza yewe akeneye gusurwa buriya none wacira umweya cyangwa se afite n'iyo nzara ugasanga niyo mpamvu ariko nzi neza ko ntabura n'imbaraga nkeya zamusuhuje aho rero reka njye kwitegura njye ku matara ngaho genda witegura ugende nanjye nkame mufashe igihe ugasanga ibyo bimeze neza. yewe ako disi ntabwo icyubahiro mana warakoze waramuye umugabo uza kuri buri kimwe mana warakoze pe ntacyo nagushinja mana uzajya musenga uririmbire gutambire mfashe abababaye mana ntacyo utamuriye rwose warakoze ishimwe ni iryawe mana gusura mu babaye kuko ntacyo utamuriye mana ngende wenda dore uko nawe uyu munsi wacaho amahoro yewe kangire ngende. ese sita nta n'ubu ntabyo kurya koko turongera tubwire akose mana nta n'ibyo kurya ko ntabyo wigeze uzana ubona twasigaye. yewe rero ndabona inzara rwose igiye kuzatwika ngwino hano twige inama y'ukuntu rwose tubibone reba iyi mbabura iheruka ibyo kurya mu cyaro none se uragira ngo mbigenze nti yewe rero reka kubona ubukene butwishe uragira ngo mbigenze icyaba cyiza rero icara hano twige inama y'ukuntu tubibone ibyo kurya iyi nzara yazatwika nawe ubundi se ngo twazabaho uku nguku bikabute umva gupagasa nagiye biranga none dore n'umugabo wa Karoli yaragiye. none se Karoli yaragiye ngo yagiye gupagasa niba yarambeshe niba azazana umuhahanwa ntago mbizi azawuzana ariko se none twebwe none aragira ngo tubigenze gute reba twaburaye noneho abana sinzi nimba bari bubyuke bana bose undi si baheruka kwiga ntago baheruka kwiga none se baba babwiriwe bakaburara bakajya kwiga gute nose ubundi uri kubyuka uri gukubura none se nakubura wenda hanagaragare ese ko naherutse ujya gusenga buri gihe urambwiye ngo wenda byagufashije iki kuvuga none se ko njya gusenga ngatitiriza ngo ndebe ko Imana yampereza icyo twarya nkabona musaza wanjye birabuze nanjye nkaza nyine nkicara uragira ngo mbigenze ikintu wamfasha rwose agende njye kureba hari akantu uza ko hari akazi bambona hari ikindi nabona ariko icyaba cyiza rwose ubuzima ni ukubuhindura tukareba uko twabigenza tuzareba nyine ko twabihindura ariko nyine simbizi musaza wa birakaze pe akaze muri iyi ntacyo reka dukomeze twambaze Imana yo mu ijuru urakora ibyo ubona nase washaka n'ibiboga we n'umuntu akabara ibiboga simba bikura hehe kubona ari imbabura kubona ari nk'ibi ndabona ko nyine nta kintu twifitiye ni ibi ngibi nanjye ndareba ntitwansebera nkagutuma Mana ko ari wowe nsenga Mana ngo turi icyo kurya none tukaba twarakiguze ubu se Mana ubu mbigenze nte wa Mana we tiri icyo avuye bacu nzi ko wenda weho hari uko umeze none se irakomeje inzara
kanyene nje kureba ko nabona ikiyede. ubwo nyine turihangana nanjye nsigare nkubura genze nte umbigenze nte w'amana we gira icyo nkorera nk'uko ngusaba ese bana banjye muragira ngo mbigenze nte bana banjye dore reba ibintu dufite hano twabuze icyo turya dore na panya yagiye gupagasa none yanze kuzana umuhahano muragira ngo mbigenze muzi ko tuzabikora ko azajya bazanira ibyo kurya none reba isiko yaratunaniye yaragiye none mana banjye nimwihangane turebe ko imana yahawe ukuntu iri bubigenze wenda tukabona icyo turya sibyo murumva abana ba mwihangane nyine papa wenda azazana ibyo kurya nuko hasigaye tubona icyo tugira gusa icyo mbatekera tukagasa wenda umwe muri abo ngabo hari urazana ifunguro tugateka sibyo uraho yemwe uraho umeze muti uraho ese ni amahoro ni amahoro gake gake abana se barwaye bite himbazwe iminsi myinshi ko wabuze narabuze niyo minsi wabuze nanjye reka ndereho naba tutaraye hano ese mama nuza ko wicaye hasi nta n'agatebe ugira wa muntu wese agatebe wa muntu we ko nako ari ugushakisha reka ngende ndebe ko nabona ko nicaraho nubwo nguhaye ko ngako ngo wicareho karebe wenda yesu azakugirira neza ni ugusenga cyane muntu dore ngaka nako ni ukwiyaranja twabuze twaherewe nako ni ukwiyaranja ngo umuntu arebe uko yakwicara yagira neza katameneka ikivomera karameneka se ubu gashobora kwicara nabi abana banjye bishwe n'agahinda barasohora yabishe ariko ugenda tukajya ku mazi tugasenga ngo ndebe ko nabona icyo abana banjye bajya buriya ndimo ndasenga njye n'umutware wanjye twarebye tubona ko gufasha ari ibintu by'ingenzi yego bana banjye hari icyo mbazaniye kuko ubundi gufasha ni umuco wa kinyarwanda kandi ku mukristo wese aba agomba gufasha abababaye dore hano mu byo Imana yaduhaye twakozemo tugira ibyo tubagenera nimwakire ariko Mana urakoze wenda imbabura sirabona ikiteka se no guta umutwe n'inzara mw'abantu mwe manza nta n'isafuriya hari ndabitekamo nuko rero ubwo nari nsimbutse ngo mbagereho narisize umwana aryamye reka gende njye kumureba musigire amahoro kandi ariko tumaze dusenge mupfukame mbasenge ndetse Imana yabagirira neza Imana iduhaye n'icyo kurya ntabwo twabura kudasenga Uwiteka Mana turagushimye tugushimiye kubwo wakumye kurinda aba bantu bakabageza amasaha bahumeka kuko abazima y'izina ryawe ntihabwa icyubahiro data mwiza bibaye ngombwa ko dutsimbura ibirenge tukagenda tugasura mu macumbi yacu kandi ukomeze kubarinda ubahe icyo kurya ubahe icyo kunywa ubahe kugubwa neza mu mitima yabo izina ryawe rihabwa icyubahiro urakoze urakarama izina ryawe n'ibishimwe n'isi no mu ijuru amen ngaho bayi musigare ngaho bimeze nabi babimeze nabi ngaho mwirwe kandi rero ko nabona icyo mbashiriraho ngo bajye mwirirwe bana ba umva turabarutse uyu munsi ubundi inzara yari twishe ko mutavuga niko ubwoko Mana yanjye ntabwo muri kubona ko twabonye ifunguro hano gufungura ishashi byari binaniye kubera inzara mw'abana mwe ubuse koko ko mudaseka ntabwo mubona ko twabonye ifunguro nuko bana banjye Buki. Yes, bro. Muzibite bombe fresh ndio. Ano si mubategerere. Gata. Bari umumotari cyane. Bro, ziko rero kana cyera. Umeze neza ari kubona.
ni fresh. Ewa, bro. Rero nibera hano bro, mba nabategereje nyine ngo ewa nabaze kugite turebe. hano si baraboneka ahangaha baraboneka Harega ni karisyo ndugu yangu. Ahangaha baraza bakikura hapa. yewe yiga Manda. Mandi kugatuma mvuga. aho twiga akazi karabo Byagenze gute se shaka akazi kawe? kazi umukire nyine yararebye sinzi ko ariko hari umusiriya nakoreye akantu ngerekaho utuntu twanjye umva nibwo nari nisoza kwiga inzara yari imeze nabi ngomba rero ko nenza utuntu twanjye ariko mukecuru aneza ingaru byada Ntabwo ruhanga wanjye. yaneje ingaru ibyo kinamubiri ntibagirane urabizi akazi umuntu aba agakeneye Ese ako kariya kazi kari karyoshye kameze neza umukire wawe koko mana yanjye ko muhungu wawe wagiye wizigama ukareba akagwinunya mu kagitabo kaza wizigama ko wanze tutari kugutwara umutima ukomeza ugasinda wumvaga bizagenda somo narabibonye aho cyaba cyiza nkukureba ukuntu nabigenza nawe ubundi se byarabaye ahubwo buri wese abona itungo kwizigama ni ukizigama ni ikosa none si ubundi muti wawe nta n'akaguru wawe warabuze cyangwa agahene byibuze ngo urebe ko wakagurisha ugatangira wenda ukajya gucuruza inyanya mu isoko n'ibindi turebe ko wazabona yarapfuye hisina arega njye numvaga ko umukire tubanye neza atanyirukana isaha ku isaha ariyo ni amakosa bakoze kwizera umukire nta mutipe mani yaregise umukobwa ngo yamutega papa kubera igiceri bivuga nuko regisi se ntabwo munahura ngo akubwire njye twarahuye ko ruhanga wanjye wumva aregisi yaragiye ajya guhura n'umukobwa ni amakuru nzi neza ko yakugeze ariko guhura aregisi ntabishora yari aregisi rero umwana we wacu agira nk'uko ngo agiye kugira ubwo abigenza umukobwa ati reka nta kintu uriho nta gafaranga ufite kandi aregisi nawe uramuzi yaherera inka hariya hepfo nta kazi afite n'amafaranga afite nuriya mukobwa mwiza kuri iyi mfite inyuma bimeze ubwiza ni amafaranga nyuma n'amafaranga ufite zo kugira ngo bazagukunda gusa ubu ngashaka akazi re ubu ngiye guhiga akazi uko byagenda kose ntabwo wapfa kubona umukobwa mwiza mani nazi karahari ahubwo wowe shakisha se mani nakora akahe kazi se mani mbese araho kugira ngo bazakugira nka aregisi nyine ikibazo reba abantu nkatwe tuba twarageze mu gashuri urumva tuba twarageze mu gashuri wita ugira uca ibyo byaramurangiranye pe mani ubu twirataho kubera ko ufite akamoto ubu se mani uzi ko wabonye ababyeyi bagutangira inkwato uzi ngo natwe nuko ubu se weho reba uri umumotari ubwo ni gute ngewe umuntu wisomeye udushuri twanjye nshobora kugenda mani nkatangirira ku biyede ngibyo watangiriye wumva bro njye ndi umumotari ariko wibuke ko wize nanjye rero namaze kwiga moto none se uri kubyumva ko nabonye bari abatipe babanza kwaka igiceri ugiye kwiga igiceri nagihize igihe wigaga nanga minerivare ndi ese wagikuragaho ibanga nagikuraga ese si mu buyede no kwikorera amafumbire y'abantu no gusuka amatuwarete ibaza ikiyede bro ibaza ikiyede amabavu hano hose urumva ibyo bishoboka no gushikura tuwarete uyu musarane gacukura akantu k'akatsiga kamanuka ibindi byose nabyemera ariko gucukura tuwarete wawe mani icyambere ni agafaranga metero ni 5 umunsi ucukuye metero 2 urumva arangaye siko umwarimu atayakorera 5 ku munsi none se ahubwo nzagakora ariko nzagakora neza ahubwo se ninde uzakagura banza umenye ngo nzagakura siko nari nzi ko wenda byibuze ugafite urasetsa ntabwo byakunda ari ikibazo mani umuntu wakoraga mu biro ufite kompiyuta yanjye haraye mu gucukura amatuwarete mani ngo kubera umukira nyiruka gusa kubera ko mani ari nk'igiti tipe
ari yakundana nanjye naramwemera kuko yari inshuti yacu numva namuhemuka. ariko mani uriya mukobwa ameze neza uretse ubukene natwe dukunda abantu tutaresha nabo, ariko uriya mwana urwego ariho n'ugaragisa ubona ko harimo ahanagwamagana ni kure cyane. ese dukore byibuze kugira tuzabone abakobwa beza twifuza n'imiryango myiza ariko gerera akazi ufite umwana ari gukora mu biro ku ishuri ni matematirisi, ese nanize niba bavuga ngo ni matematirisi niba ari matematirisi urumva mani yari yariharije, ariko nuko nawe yabanje kwirarira amwizeza ibitangaza byahe n'ibyaha. Uriya no kwirarira nanone ku muntu ubizi neza ko muzabana bariko uvuga ngo nta muntu wisha mu murima w'unyobwa azakubona n'ubundi. rero ngenda urakoze ungiriye inama, menye ko byibuze gukora aribyo biteza abantu kora cyane wumva imvune bro, kandi cyane bujyana kurusha imvune ziba mu gukora. Bukende ndabizi ko bujyana kurushiza, gusa mani kuva hajemo byose ukeneye ko kwa ku mafaranga, ubundi abantu bose bagakwiye kuba babizi. Hanyuma njye kugura akantu hariya kwa Kazungu. Sawa bro, sawa uzasubiye. sawa. mugire ubwenge musigara murareba kano gafoto agira uza akagatwara ukajya kwa Fabrice mbere ko najya kuzana utunyanya. kugaburira abana banjye uyu shimwe Imana ushimwe kuba tubonye abana ba nari ibyo bari baduhaye byo kurya mwabana mwubundi abagira nte ubundi abagira ntimwabana mama ubutari bijya mwabana ubu bitaba ibiryo mumaze iminsi icumweru mutajya none bari babazaniye ifunguro none ndorera murabimenye ubu se muragice mwana wanjye umuntu yaradufunguriye none namwe aho kugira ngo mureke dushyire ku isahani duteke tujye none murabimenye ariko mana abana banjye mumeneye tujya kandi n'imbonye ifunguro munteye agahinda pe yanjye turabizi ko mama ihangane turabizi ko bitari kubabaza mwana we nanjye ndabababariye nubwo mwari mumenye ifunguro twari kurya ubwo nyine wenda Imana izongera riduhereza irindi ariko mwihangane mama uratubabaza ndabababariye abana banjye ubu turajya gushakisha ahandi nta nazo cyose abana banjye mwashigaje ntabwo twari karibu abana banjye reka njye kora ko harimo gake kasigayemo ibyo byose ariko wampaye urubyaro wampaye abana
TV 12.